Yesu ashimwe. Reka dushimire Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo twige ijambo ryayo. Reka mbere yuko dutangira icyigisho cyacu tubanze dusenge. Turagushimiye Mwami Imana, tugushimira urukundo rwawe rwinshi rutarondoreka, tugushimira uburyo ubana natwe, uburyo dutegurira uburyo mu nzira zose zishoboka kugira ngo tubashe kwiga ijambo ryawe, uhabwe icyubahiro. Reka tukurarike kugira ngo Mwuka wera abane natwe, maze ijambo ryawe ritubere impuguro ikomeye mu mibereho yacu, maze tubere amendezi ndetse ritubere urwego ruzatuma tukubona kandi tugusanganira tunezerewe ubwo uzaba ugarutse. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umucunguzi Yesu Kristo, amen. Tugiye kwiga amagambo avuga ngo mbese uzaba witeguye Yesu aje. Mbese uzaba witeguye Yesu aje. Ni amagambo dushobora kubona mu gitabo cy'indirimbo 179, amagambo agaragaza ikibazo umuntu agomba kwibaza wese, yibaza niba koko azaba yiteguye ubwo Umwami Yesu azaba aje. Mu gitabo cy'umubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9 hari amagambo avuga ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyadutse munsi y'ijuru. Ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyadutse munsi y'ijuru. Bavandimwe, dushobora kwigira ku mateka yabayeho, amateka yatubanjirije, tukabasha kumenya ibihe turimo uko bimeze, tukabasha kumenya n'ibihe bizaza uko bizaba bimeze, bikadutera kubasha kwitegura, bikadutera kubasha kugira ubwenge no gusobanukirwa n'ibidutegereje mu minsi iri imbere, cyangwa se uburyo dukwiriye kwitegura mu bihe biri imbere. Ntabwo turi bujye mu mateka menshi yagiye aba muri Bibiliya agenda agaragaza ibizagenda biba, ibyagiye biba n'uburyo bizagenda byisubira. Ntabwo turi bujye ngo tuvuge ibyabaye mu gihe cya Nowa, turebe uburyo abantu bafashije Nowa mu kubaza inkuge ariko ntibabashe kugera ku musozo. Ntabwo turi bujye kureba ibyabaye i Sodoma n'i Gomora, cyane cyane ngo turebe uburyo Loti na Aburahamu batoranyije aho gutura bikababera, buri wese ahatoranyije bikamubera, bikamugiraho ingaruka, umwe nziza undi mbi. Ngo turebe icyo bitwebwe muri iyi minsi aho dutoranya aho kuba icyo byatumarira. Ntabwo turi bujye kureba ibyabaye mu gashyamba Yesu asenga mu mubabaro mwinshi, abigishwa basinziriye. Ngo turebe uburyo igihe cyo gusenga bari basinziriye bagakanguka igihe kitari igihe cyabyo, bagakanguka kandi badafite imbaraga mu gihe wasengaga icyo gihe afite imbaraga. Ngo turebe icyo bitwigisha muri iki gihe cya none. Ibyo byose ni ibintu byadutwara umwanya munini, tukabireba tugasobanukirwa neza icyo buri kintu cyose cyagiye kiba kitwigisha, ndetse n'uburyo bigenda bigaruka mu mibereho y'abakristo bo muri iki gihe. Ntabwo turi bujye kureba mu byabaye mu kurimbuka kwa Yerusalemu, ngo turebe ibimenyetso byagiye bigaragaza uburyo Yerusalemu yagombaga kurimbuka. Ngo tunarebe uburyo kurimbuka kw'isi kwegereje, ibimenyetso bigomba kubibanziriza ngo tubisanishe. Ntabwo ari byo tujya kureba. Ibyo byose ni ibyigisho ukwabyo dushobora kwigiramo, tukagenda tubona ibyabaye kera ndetse n'ibindi tudashoboye kuvuga bigaragaza ibyabaye kera, ndetse n'uburyo bizongera kwisubira bikaba nk'uko byabaye. Ahubwo turareba bike cyane mu byabaye mbere y'uko Mesiya avukira muri iyi si, turebe isomo byadusigira kuko agiye kugaruka vuba. Turareba ibyabaye mu gihe Yesu yari arimo ateguzwa kuzavukira mu isi. Abahanuzi bahanuye ibintu bitandukanye uburyo Yesu azavukira ku isi. Ese byagenze bite? Bahanuye ibiki? Byaje kugenda bite? Ese abari bamwiteguye bari bangahe? Turajya mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, paje ya 348. Hari amagambo akomeye turi buhakure, paje ya 348 turi buhabone. Turasoma na paje ya 349, paje ya 351, paje ya 358. Aho niho turi busome kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibyari byarahanuriwe mbere y'uko Yesu aza. Ni iki gice cya 58 kivuga ukuza k'umucunguzi. Mu myaka ibinyejana byinshi by'amakuba n'umwijima n'umubabaro umeze nk'ubwire yaranze amateka y'ikiremwamuntu uhereye umunsi ababyeyi bacu ba mbere bahombaga urugo rwabo rwa Edeni, ukageza igihe umwana w'Imana yazaga ari umukiza w'abanyabyaha. Ibyiringiro by'ikiremwamuntu cyaguye byari bishingiye ku kuza k'umucunguzi aje gukura abagabo n'abagore mu bubata bw'icyaha n'urupfu. Itangazo rya mbere rivuga ibyo byiringiro ryatangarijwe Adamu na Eva mu rubanza inzoka yaciriwe muri Edeni, igihe umwami yabwiraga Satani abwira Satani bumva agira ati, nshyize inzigo hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, uzakujanjagura umutwe nawe uzarukomeretsa
agatsintsino, biboneka mu Itangiriro 3:15. Ubwo uwo mugabo n'umugore we bari bacumuye bumvaga ayo magambo, bagize ibyiringiro kuko mu buhanuzi bwerekeye kumenagura ububasha bwa Satani bumvise isezerano ryo gucungurwa bagakurwa mu kurimbuka kwaje bitewe no gucumura kwabo. Kubw'intsinzi yari yagize ubwo yateshuraga umuntu mu nzira yo kumvira, Satani yahindutse imana y'iyi si. Bakora n'igice cya 4. Ubwami bwahoze ari ubwa Adamu bwahindutse ubw'umunyazi, ariko umwana w'Imana yiyemeje kuza kuri isi kugira ngo yishyure igihano cy'icyaha, bityo ye gucungura umuntu gusa ahubwo anamugarurire ubwami yari yaranyazwe. Uko niko gukomorerwa Mika yari yarahanuye igihe yavugaga ati, nawe munara w'umukumbi, umusizi w'umukobwa w'i Siyoni, ubutware bwawe buzakugarukira. Muri Mika igice cya 4:8. Ibi byiringiro byo gucungurwa binyuze mu kuza k'umwana w'Imana aje ari umukiza n'umwami ntibyigeze bikendera mu mitima y'abantu. Uhereye kera kose hagiye habaho abantu bamwe bafite ukwizera, bajya hakurya y'ibitwikiriwe byo muri iki gihe bakagera ku kuri kw'ahazaza. Muri Adamu, Seti, Enoki, Metusela, Nowa, Shemu, Aburahamu, Isaka na Yakobo ndetse n'abandi b'ingirakamaro, Uwiteka yabagaragarije ihishurwa rikomeye ry'ubushake bwe. Kandi muri ubwo buryo binyuze mu bana ba Isirayeli, ari bo bwoko bwatoranijwe, abatuye isi bagombaga guhererwamo Mesiya wasezerano. Imana yamenyekanishije iby'amateka yayo asaba ndetse n'iby'agakiza kagomba gusozwa binyuze mu mpangano y'umwana wayo ikunda. Mu mwana wayo ikunda yagomba gusoza isezerano. Ibyiringiro bya Isirayeli byari bikubiye mu isezerano ryatanzwe igihe Aburahamu yahamagaraga, kandi nyuma yaho rigasubirwamo urubyaro rwe kenshi. Ibyiringiro bya Isirayeli byari bikubiye mu isezerano ryatanzwe igihe Aburahamu yahamagarwaga, kandi inyuma yaho rigasubirwamo urubyaro rwe kenshi, ngo muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Mu Itangiriro 12:3. Ubu umugambi w'Imana wo gucungura abantu wahishurirwaga Aburahamu zuba ryo gukiranuka, yamurikiye umutima we, bityo umwijima wari umurimo urirukanwa. Duhereye kuri Adamu tukagera ku bahanuzi bagiye batandukanye, tukagera kuri Aburahamu, abo bose biragaragara ko bagiye babwirwa ko Yesu Kristo azavuka. Binyujijwe kuri Mose, Abisirayeli babwiye iby'umugambi w'Imana wo kohereza umwana wayo akaza kuba umucunguzi w'inyoko muntu yacumuye. Igihe kimwe mbere gato y'urupfu rwe, Mose yaravuze ati, Uwiteka Imana yawe izaguhagurukiza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Aya magambo agaragaza ko Mose nawe yabwiye ko azaboneka umucunguzi. Mu bihe by'abakurambere uko bagiye babaho, ibitambo byajyaniranaga no kuramya Imana byari bigize urwibutso ruhoraho rwerekana ukuza k'umukiza, kandi ni nako byari bimeze ku migenzo yose yo mu mihango yakorerwa mu buturo bwera mu gihe cyose cy'amateka ya Isirayeli. Amateka ya Isirayeli yose yarengurizaga ibitambo byatangwaga byose byarengurizaga ku kuza k'umukiza. Ariko umwanzi ntiyagiye abyishimira. Umwanzi w'ukuri no gukiranuka yagiye akora kugira ngo atere abakomotse kuri Aburahamu no kwibagirwa umuhamagaro wabo wera kandi ukomeye, ndetse abateshure bajyana mu kuramya ibigirwamana. Kandi akenshi imihati ye hafi ya yose yajyaga kugera ku ntego. Imihati y'umwanzi Satani yagendaga igera ku ntego. Mu myaka magana menshi yabanjije kuza mu isi kwa mbere kwa Kristo, umwijima watwikiriye isi, kandi umwijima w'icuraburindi ubundikira abantu. Satani yashyiraga igicucu cye cy'igihenomu mu nzira abantu bacagamo kugira ngo babuze kumenya Imana no kumenya iby'isi izaza. Abantu batabarika babaga bicaye mu gicucu cy'urupfu. Ibyiringiro rukumbi bari bafite byari uko uwo mwijima wakurwaho kugira ngo Imana igaragazwe. Arebesheje amaso ya gihanuzi, Dawidi wasizwe amavuta n'Imana yari yaraboneye kure kuza kwa Kristo kwari guhana n'umuseke utambitse n'izuba rirashe n'igitondo kitagira igicu. Muri kwa kabiri rwa Samweli igice cya 23:4. Kandi Hoseya nawe yarahamije ati, azatunguka nk'umuseke utambika. Muri Hoseya 6:3. Umuseke ukwira ku isi uza buhoro buhoro kandi utuje, maze ukirukana igicucu cy'umwijima, bityo ugakangura isi kubaho. Kuko zuba ryo gukiranuka agombaga guhaguruka afite gukiza mu mababa ye. Maraki nawe yarabisobanuye muri 4:2. Imbaga y'abantu bari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu bagombaga kubona umucyo ukomeye. Muri Yesaya igice cya 9:2. Abo bose n'abahanuzi batandukanye bagiye batwereka uburyo Yesu Kristo yagombaga kuvukira kuri iyi si. Hagiye habaho ubuhanuzi bwinshi bwagiye bugaragaza uburyo Yesu Kristo yagombaga kuvukira kuri iyi si.
Yesaya nawe mu gice cya 9:5 yari yarahanuye ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba mu bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Muri Daniyeli igice cya 9:24 naho hagaragaza uburyo Yesu Kristo yagombaga kuvukira kuri iyi si. Daniyeli duhere ku 24 yaravuze ati, ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka ku iteka ryose. Ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanijwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko bimenye ubyitegereze yuko uhereye bazategeka kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7, maze habe ibindi byumweru 62 bahubake, basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru kuri 62 bishira, Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye. Aya magambo ya Daniyeli agaragaza ko noneho Imana hano muri Daniyeli yari itanze plan neza y'uburyo Yesu Kristo azavuka. Ubu buhanuzi bwose bwagiye butangwa bugaragaza ko Yesu uko byamera kose azaza kuri iyi si kandi aje gucungura ubwoko bwe. Ni muri ubwo buryo Daniyeli we rero yatanze neza umurongo w'uko ibintu bigomba kuzagenda. Yesaya nawe yagaragaje uburyo atazaza nk'umuntu mu bundi buryo, ahubwo azavuka. Dore umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Bisobanurwa agomba kuvukira kuri isi. Ibyo bintu abantu barabibwiwe, barabyigishijwe, barabyiga bikomeye. Reka turebe muri Ubuhanuzi n'Abami kuri paji ya 358 haravuga ngo ubuhanuzi bwinshi bwerekeye kuza k'umukiza bwateye abahura yo kubaho mu mwuka wo guhora bategereje. Benshi bapfanye ukwizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ariko kubera ko babirebaga kure bizeraga kandi bagamya ko ari abagenzi n'abimukira mu isi. Uhereye mu gihe cya Enoki, amasezerano yagiye asubirwamo anyujwe mu bakurambere n'abahanuzi, yagiye atuma ibyiringiro byo kuza ko bikomeza kuba mu ntekerezo z'abantu. Abantu bakomeje kubaho bafite ibyiringiro by'uko Yesu Kristo azaza, bifite mu ntekerezo z'abantu. Ntabwo Imana yahise yishura igihe nyacyo cyo kuza kwa mbere nk'umukiza, ndetse n'igihe ubuhanuzi bwa Daniyeli bwabivugaga ntabwo byose byasobanuye neza ubutumwa bwatanzwe. Ntabwo amatariki cyangwa igihe runaka byagenwe, ariko byari bisobanutse neza uburyo bizakurikirana. Imyaka 100 yagiye ikurikirana, maze amaherezo amajwi y'abahanuzi arekeraho kumvikana. Ukuboko kukandamiza kwari kuremereye Abisirayeli, ubwo Abayuda batandukanaga n'Imana, ukwizera kwagiye gukendera, kandi ibyiringiro byasaga n'ibigiye gushira rwose ngo bibe byamurikira ahazaza. Amagambo y'abahanuzi ntiyasobanukiraga abantu benshi, kandi bari bafite ukwizera ko ari gukwiriye gukomeza gushikama. Bari biteguye gutera hejuru ati, iminsi iratinze kandi iheruka ryose rirahebwe. Ariko mu nama abereye mu ijuru, isaha yo kuza kwa Kristo yari yaragenwe, kandi igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereje umwana wayo gacungure abatwarwa n'amategeko, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Igihe cyarageze, nubwo abantu bagiye bacika intege, ariko hakomeje kubaho abantu biteguye. Hakomeje kuba abantu biteguye umucunguzi, nubwo bari bake cyane, ariko abo bantu babaho biteguye ko umucunguzi agomba kubaho. Nuko abandi baragenda bahiranwa n'umubabaro cyangwa se n'amaganya no gusinda iby'isi, nuko birangira batamenye igihe Yesu yaziyemo. Igihe cyarageze Mesiya avukira mu isi, aho bamaze imyaka bamwitegura, imihango yose yo mu itorero ari we irengurizaho. Abo nibo bayoboye ko umucunguzi wabo yavutse. Iki kintu tugiha agaciro cyane. Guhera kuri Adamu tukaza tukagera rwose mu gihe cya hafi cyane y'uko Yesu avuka. Ibyahanuwe n'abahanuzi kuri Yesu Kristo byahoraga bivugwa ko Mesiya azaza. Abantu mu itorero bahoraga biteguye ko Yesu Kristo azavukira mu isi. Ibyo bintu abantu bose bahoraga babyiteguye, ariko agiye kuvuka, agiye kuboneka, bimenywa n'abantu bakeya. Agiye kubonekera ku isi, bimenywa n'abantu bakeya. Icyo ni ikintu gikwiriye kutubera isomo cyane, kikatubera igihamya kigaragaza ko dukwiriye kwitegura cyane, kuko amaso cyane, dukwiriye gusenga cyane. Reka turebe abamwiteguye ni bande, abashoboye kumenya ko Yesu Kristo yavutse ni bande. Yesu Kristo yaravutse, ariko abantu benshi ntibamenya ko yavutse. Hari abanyabwenge batari Abisirayeli, abanyamahanga, abo ngabo bashoboye kumenya Yesu. Ariko reka turebe mu bari Abisirayeli ubwabo, mu Bayuda, abashoboye kumwitegura ni bande. Elizabeti yashoboye kumenya Yesu.
Muri Luka igice cya 1:41 haravuga ngo maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda ye. Elizabeti yuzuza umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati, mu bagore urahirwa, n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye angendereye? Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana asimbaguritswa mu nda yanjye no kwishima. Elizabeti umwuka w'Imana amujyaho, amubwira ko Mariya umusuye atwite, kandi uwo atwite ari umwami we. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gisobanura ngo Elizabeti hari umubano wimbitse yari afitanye n'Imana. Zakariya umugabo we nawe amaze kugorwa ururimi yavuze amagambo menshi asingiza Imana, ariko muri Luka igice cya 1:76 yaravuze ati, kandi nawe mwana, avuga umwana we wavutse, uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze. Uyu nawe yasobanukiwe ko Yesu Kristo ari hafi kuza rwose, kandi uyu Zakariya yari umutambyi abasha kubisobanukirwa. Simiyoni amenya Yesu. Simiyoni nawe Yesu igihe bari bamuzanye kumwakiriza mu rusengero yabashije kumenya Yesu. Reka turebe muri Luka 2:22, turakomeza tugeze ku 27. Iminsi yo kwezwa kwabishize, bakurikije amategeko ya Mose, bamujyana i Yerusalemu ngo bamumurikire umwami Imana, uwo ni Yesu. Bamujyanye i Yerusalemu nk'uko byanditswe mu mategeko y'umwami ngo umuhungu wese w'uburiza azitwa uwera ku Uwiteka. Batamba n'igitambo nk'uko byavuzwe mu mategeko y'umwami ngo intungure 2 cyangwa ibyana by'inuma 2. I Yerusalemu hari umuntu witwaga Simiyoni, wari umukiranutsi witonda, kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari muri we. Iri jambo turica akarongo, umwuka wera yari muri we, kandi yari umukiranutsi witonda, kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo umwami Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko amahango n'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, mwami, noneho urasezera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isirayeli. Ateruye umwana mu rusengero, avuza amagambo yo guhanura, avuza amagambo yo kugaragaza ko ateruye ari Yesu Kristo. Muri urwo rusengero harimo n'abandi bantu, ariko ntibashoboye kubimenya. Uwashoboye kubimenya ni Simiyoni. Undi muntu washoboye gusobanukirwa nuko Yesu Kristo yavutse. Mbere yuko tureba uyu nguyu, mwibuke ko uyu Simiyoni batubwiye ko yari umuntu wabanaga n'Imana, yari umukiranutsi witonda, yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli, kandi umwuka wera yari muri we. Aba bantu baragenda bose bahuriza yuko bari bafite umwuka wera muri bo. Ana amenya Yesu, nawe hari uburyo yasobanukiwe Yesu. Muri Luka 2:36-38 ngo hariho umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa, amaranye n'umugabo w'imyaka 7, none amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Ahantu tumve neza, yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Bavandimwe, aba bantu bose bari bafite umubano uhambaye, umubano wimbitse mu buryo bwo kubana n'Imana. Nicyo cyababashije kumenya umukiza. Ngo muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje gucungurwa kwa Yerusalemu. Bose bategereje gucungurwa kwa Yerusalemu, maze ararangurura nawe ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje gucungurwa ku Yerusalemu. Nawe ahamya rwose ko uwo uvutse ari Yesu Kristo. Reka turebe gatoya mu gitabo Uwifuza ibihe byose, amagambo amwe asobanura ibi bintu byabayeho. Turi mu Uwifuza ibihe byose, paje ya 18, igice cya 3 kivuga igihe gikwiriye gisohoye, kuza k'umucunguzi kwari kwaravuzwe kera muri Edeni, ubwo Adamu na Eva bumvaga iryo sezerano. Bategereje ko rihita risohora bidatinze. Mu byishimo byinshi bahaye ikaze umuhungu wabo w'imfura, bari bamaze kubyara, bingiringira ko ashobora kuba ari we mucunguzi, ariko gusohora kuri iryo sezerano kwaratinze. Abo babanje kurihabwa bapfuye bataribonye. Uhereye mu gihe cya Henoki, isezerano ryasubiwemo n'abakurambere n'abahanuzi,
kugira ngo bikomezemo ibyiringiro byo kuza kwe. Nyamara nanone ntiyaza. Ubuhanuzi bwa Daniyeli bwahishuye igihe cyo kuza kwe, ariko siko bose basobanuriwe ko bikwiriye ubwo butumwa. Ibinyejana bigenda bishira, haza ibindi. Ibyo abahanuzi bavuze biribagirana. Imbaraga z'akarengane zari ziremereye Abisirayeli, ndetse benshi batangira gutakamba ngo iminsi iratinze kandi iyerekwa ryose rirahebwe. Muri iki gihe gahunda ya gipagani yagendaga ita agaciro mu bantu. Abantu benshi bari barambiwe ibikinamico n'imigani idafite icyo ibigisha. Bifuzaga idini yabasha kumara ubukene n'imitima yabo. N'umucyo w'ukuri wasaga naho wavuye mu bantu. Hariho bamwe bashakishaga umucyo kandi buzuye gushoborwa n'agahinda, bari bafite inyota yo kumenya Imana ihoraho n'ibyiringiro by'ubuzima nyuma y'urupfu. Abantu bariho bafite ibyiringiro. Imana yari yaravuganye n'abantu n'abatuye isi. Imana yari yaravuganye n'abatuye isi ikoresheje ibyaremwe, ibishushanyo n'ibimenyetso. Abakurambere n'abahanuzi ikora mu bakurambere n'abahanuzi. Inyigisho zagombaga guhabwa abantu hakoreshejwe ururimi rw'abantu. Mu Bayuda harimo abantu bashikamye bakomokaga muri rwa rubyaro rwera rwari rukirangwamo kumenya Imana. Abantu nabo bari bategereje isezerano ryasezeranijwe ba sekuruza. Bakomezaga kwizera kwabo bishingikije ku byavuzwe na Mose agira ati umwami Imana izabahagurukira umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Kandi bari barasomye ko Imana izamusukaho amavuta ngo abwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no kumenyesha abantu umwuka w'imbabazi. Ibyo byose abantu be baragiye babihanurirwa. Mu gice cya 4 nanone amagambo aboneka mu gice cya 4 kivuga ngo umukiza yabavukiye. Intumwa z'ijuru zatangajwe no kwibonera ukudaha agaciro no kwirengagiza kwaranze abantu b'Imana yari yarahamagariye kugeza umucyo w'ukuri ku batuye isi. Ubwoko bw'Abayuda bwari bwararindiwe kuba abahamya y'uko Kristo yagombaga kuvukira mu gisekuru cya Aburahamu no mu cya Dawidi. Nyamara ntibamenye ko kuza kwe kwari kwegereje cyane. Mu rusengero ibitambo bya mu gitondo na nimugoroba bya buri munsi byerekezaga kuri Ntama w'Imana, nyamara ntibyabateye kwitegura kumwakira. Abatambyi n'abigisha b'ubwoko ntibamenye ko igikorwa kidasanzwe cy'ibihe byose cyari kigiye kuba. Basubiragamo amasengesho yabo atagira icyo avuze n'imihango yo kuramya ngo abantu babarebe. Ariko mu guharanira ubutunzi n'icyubahiro cy'isi bakagaragara ko batiteguye uguhishurwa kwa Mesiya. Iyo myifatire irangwa no kutagira icyo bitaho yakwiriye igihugu cyose cya Isirayeli. Imitima yo kwikunda yigaruriwe n'iby'isi, ntiyakozwaga iby'umunezero rusabye ijuru. Bake gusa nabo bifuzaga kubona utigeze kubona, abameze nk'abona ibintumwa z'ijuru zabonekeye. Nuko mu misozi aho Dawidi yajyaga aragirira umukumbi, abashumba bari bakiri maso baragiye nijoro. Muri ayo masaha abashumba bibereye mu misozi, muri ayo masaha atuje, baganiraga iby'umukiza wasezeranywe kandi basengera kuza k'umwami ngo yime ingoma ya Dawidi. Nuko marayika w'umwami Imana bahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa Dawidi uzaba Kristo umwami. Aba ngaba bahise babisobanukirwa. Abashumba bari mu misozi aho Dawidi yakundaga kuragirira, abamarayika barabasanga babasobanurira ko umukiza yavutse. Igitangaza, abatambyi ntibaramenya ibyo ari byo, abantu hirya no hino ntibaramenya ibyo ari byo, ariko abashumba bibereye mu nka baragiye, cyangwa se mu ntama baragiye mu misozi, abo nibo babashije kumenya ko Yesu Kristo yavutse. Igice cya 5 kwegurirwa Imana kuri paji 27. Umutambyi akora imihango ye nk'uko bisanzwe, aterura umwana mu biganza bye, amufata imbere y'igicaniro. Amaze kumusubiza, nyina yandika izina Yesu mu muzingo w'igitabo cyandikwamo abana b'imfura. Nta na gato yigeze atekereza ubwo uruhinja rwari mu biganza bye ko ari umutware w'ijuru, umwami w'icyubahiro. Umutambyi ntiyigeze atekereza ko uyu mwana ari we Mose yari yaranditseho, umwami Imana izabahagurukiza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Ntiyatekereje ko uyu mwana ari wa wundi Mose yifuza kubona icyubahiro cye. Nyamara ukomeye kuruta Mose niwe wari mu biganza by'umutambyi, kandi ubwo yandikaga izina ry'uwo mwana yari arimo yandika izina ry'uwo wari urufatiro rw'imyizerere yose y'Abayuda. Iryo zina niryo ryari kuzaba urwandiko rwiciraho iteka, kuko gahunda yo gutamba ibitambo yari igeze ku iherezo. Igishushanyo cyari kigeze ku gishushanya
igicucu gihuye na nyiracyo. Nuko umutambyi aterura Yesu ntiyabisobanukirwa. Ibya mwuka bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Mu rusengero umwana w'Imana yarobanuriwe umurimo yari yaje gukora. Umutambyi yamurebaga nk'uko yarebaga izindi mpinja, ariko nubwo atabonye cyangwa ngo yumve ikintu kidasanzwe, igikorwa cy'Imana cyo gutanga umwana wayo cyaragaragaye. Uyu muhango ntiwarangiye hatagize umenya Kristo. I Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witondaga kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Mwuka Muziranenge yari muri we. Yari yarahanuriwe na Mwuka Muziranenge ko atazafata arabona Kristo umwami Imana. Ubwo Simiyoni yinjiraga mu rusengero, yabonye ababyeyi bamurikira umutambyi umwana wabo w'umuhungu w'imfura. Imyambarire yabo yari iya gikene, ariko Simiyoni amenya impanuro za Mwuka, maze yumva adashidikanya ko umwana urimo umurikirwa Uwiteka ari ihumure ry'Abisirayeli. Uwo yari ategereje kubona nk'umutambyi wari wumiwe. Simiyoni yabaye nk'umuntu utewe hejuru n'ibyishimo. Umwana yari amaze gusubizwa Mariya, nuko Simiyoni aramuterura maze amumurikira Imana, maze ibyishimo atigeze agira yumva bisabye umutima we. Ubwo yari agiteruye umukiza wari ukiri uruhinja amwereka ijuru, yaravuze ati, Mwami, none urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose, kubw'umucyo uvira amahanga no kubw'ubwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isirayeli. Aya magambo aragaragaza rwose uburyo Simiyoni yasobanukiwe n'uwo umutambyi amaze kwakira, ariko umutambyi atigeze asobanukirwa uwo ari we. Umwuka w'umuhanuzi yari muri uyu muntu w'Imana. Ana nawe umuhanuzikazi arinjira, maze ahamya aya magambo ya Simiyoni yerekeye Kristo. Ubwo Simiyoni yavugaga, mu maso ha Hana huzuye umucyo n'icyubahiro cy'Imana, maze asuka ishimwe ryari ryuzuye umutima we, kuko yemerewe kubona Kristo umwami. Aba basengaga bicishije bugufi, ntibaruhiye ubusa biga iby'ubuhanuzi. Nyamara bari mu myanya y'ubutegetsi n'abatambyi muri Isirayeli, nubwo nabo bari barumvise amagambo y'agaciro y'ubuhanuzi, ntibagenderaga mu nzira z'Uwiteka, kandi amaso yabo ntiyahumukiye kubona umucyo w'ubugingo. Mbega amagambo! Aba basengaga bicishije bugufi, ntibaruhiye ubusa biga iby'ubuhanuzi. Nyamara bari mu myanya y'ubutegetsi n'abatambyi muri Isirayeli, nubwo nabo bari barumvise amagambo y'agaciro y'ubuhanuzi, ntibagenderaga mu nzira z'Uwiteka, kandi amaso yabo ntiyahumukiye kubona umucyo w'ubugingo. Byabaye bizongera kubaho. Yesu Kristo nagaruka, abantu basenga bicishije bugufi, bagakurikira icyo abahanuzi bavuze, bagaca bugufi mu mitima bakihana ibyaha byabo, abo uko byamera kose bazasanganira Yesu, bazamubonesha amaso yabo. Ariko ababa bari mu myanya y'ubutegetsi, ababa bari mu myanya y'ubuyobozi mu itorero, abantu batandukanye, abizera se bari aho bose batitaye kuri ibyo, bakora imihango y'itorero gusa, ariko badafite kwicisha bugufi mu mitima yabo, ntabwo bazigera babona Yesu Kristo. Bazamuvuga, bazamwigisha, bazamumenyekanisha hirya no hino, ariko batazi neza uburyo bwo kumusanganira, batazi inzira nyayo yo kumusanganira. Hano mu bifuzo bihe byose, paji 29 aravuga ngo, ni nako bimeze. Ibikorwa ijuru byose ryitaho ntibigaragarira amaso ya bamwe. Gusohora kwabyo ku gihe ntibyitabwaho n'abayobozi b'idini hamwe n'abasengera mu nzu y'Imana. Abantu bishimira Kristo mu mateka, bagatera umugongo Kristo uhoraho. Amagambo Kristo yavuze ahamagarira abantu kwitanga, baba bari mu bukene no mu mibabaro bifuza kuvamo, cyangwa baharanira gukiranuka kubasaba guca mu nzira y'ubukene, imibabaro no gushinyagurirwa. Ntiyitabwaho muri iki gihe nk'uko atitabwagaho no mu myaka 1400 gishize. Abavandimwe, muri Luka igice cya 18 umurongo wa 8 haravuga ngo, ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Basomye amagambo atandukanye yagiye atwereka uburyo abantu biteguye barizera,
ariko igihe cyo kuza kuvukira mu isi kwa Yesu kugeze usanga batiteguye, usanga biteguye ari abantu bake cyane, abantu bafite kwicisha bugufi. Reka turebe icyo dusabwa twebwe bari muri iki gihe. Turiho mu gihe gikomeye, igihe kidusaba kwitegura Yesu Kristo tumaramaje, igihe kidusaba guhora dutekereza uburyo dukwiriye kwitegura muri Yesu. Turareba mu bihamya by'itorero, volume ya mbere, paje ya 579. Mu iyerekwa riheruka ryo naherewe Batre Craig mu gihe cy'amateraniro yacu n'ingando, nabonye akaga turimo ko gusa n'ab'isi aho gusa na Kristo. Ubu turi ku ngabano z'isi ihoraho, ariko umugambi w'umwanzi ni uwo kutwizeza ku iherezo ry'ibihe rikiri kure cyane. Azakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ashuke abakomeza amategeko y'Imana, kandi bakaba bategereje kuboneka k'Umukiza ku bicu by'ijuru. Satani arimo arakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ashuke abantu bategereje kugaruka kwa Yesu. Azakora uko ashoboye kose kugira ngo tubone ko iminsi mibi iri kure cyane, maze tugire umwuka w'isi ndetse twigane akamenyero kayo. Nararize ubwo nabonaga uwo mwuka umaze kuba gikwira, ukaba utegeka abantu benshi mu bantu bibwira ko bafite icyizere gikomeye cyo kwizera ukuri. Batwawe n'inarijye, ariko ntabwo bimenyereza kwera no gukiranuka nyakuri. Inarijye niyo yatwitwariye, ntabwo twimenyereza kwera no gukiranuka nyakuri. Marayika w'Imana yanyeretse abavuga ko bizera ukuri, maze akoresheje ijwi rikomeye asubira muri aya magambo ngo, ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Twirinde uwo munsi kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose, umeze nk'umutego. Bavandimwe, aya magambo tuyiteho, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba maso, musenga iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Nta magambo Yesu yavuze muri Luka 21:34 kugeza kuri 36. Nuko rero mujye muba maso, musenga iminsi yose, kugira ngo mubone uko murokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Twitegereje agahe gato dusigaranye, dukwiriye kuba maso kandi tugasenga, kandi nta gihe twakwigera tureka ngo dutere umugongo umurimo ukomeye wo kwitegura igihe gikomeye kigiye kuza kiri imbere yacu. Bitewe n'uko iherezo rigaragara nk'iryigiyeyo, abenshi bibereye abanenganenzi ku birebana n'amagambo yabo n'ibikorwa byabo. Ntabwo bamenya akaga koko barimo, kandi ntabwo basobanukirwa imbabazi Imana yacu ikurura, igihe cy'imbabazi kikaba kirekire kugira ngo babashe kurema imico kubw'ubugingo buhoraho. Ntabwo dusobanukirwa uburyo Imana igihe ikomeza kucyongera kugira ngo tubashe kugirirwa imbabazi, ikurura igihe cy'imbabazi kikaba kirekire kugira ngo babashe kurema imico kubw'ubugingo buhoraho. Muri iki gihe cya none, buri kanya kose gahita kaba gafite umumaro ukomeye cyane. Icyo gihe baragihawe atari ukugira ngo bagikoreshe bishakashakira ibibanezeza no kwiturira ku isi, ahubwo nibwo kugira ngo baneshe amafuti yabo bwite, maze batuma abandi kubw'icyitegererezo cyabo n'imbaraga zabo, batuma abandi bashobora kwitegereza ubwiza bwo kwera. Imana ifite ku isi ubwoko bwuzuye kwizera n'ibyiringiro byera, busobanura ukwihinduriza kw'ibihe byavuzwe n'ubuhanuzi, kandi bashakashaka zeresha kumvira ukuri, kugira ngo batazasanga badafite umwambaro w'ubukwe ubwo Kristo azaboneka. None mbasomera amagambo aboneka kuri paje iki gitabo cy'ibihamya by'itorero kuri paje 583, aravuga ngo, aya magambo ya Kristo akwiye gukabakaba abantu bose bizera ukuri kw'iki gihe, aho yavuze ngo, ariko mwirinde imitima yanyu yo kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Aya magambo akwiriye gukabakaba abantu bose bizera ukuri kw'iki gihe. Akaga ko turimo Kristo we ubwera akatwibwiriye, azi akaga katwugarije muri iyi minsi iheruka, kandi ashaka kudutegurira guhangana nako. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu ko kuzaba. Muri Matayo 24:37, bararyaga ndetse bakananywa, barabibaga, bararongoraga, barashyingiraga,
kugeza umunsi Nowa yinjiye mu nkuge ntibabimenya, kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Umunsi w'umwami nawo uzasanga abantu batwawe muri ubwo buryo n'imishinga n'ibinezeza by'isi, ibirori n'ubusambo no mu kunezeza ipfa ryononekaye. Muri iki gihe byerekeranye no kwirindira amagara ni ikintu gikomeye. Ibyo turya, ibyo dushyira mu nda, ntabwo dukurikiza umurongo. Ipfa niryo ridutegeka. Barakomeza ngo umunsi w'umwami nawe uzasanga abantu batwawe muri ubwo buryo n'imishinga n'ibinezeza by'isi, ibirori n'ubusambo no kunezeza ipfa ryononekaye, mu gukoresha ibiyobyabwenge n'ibindi byangiza nk'itabi. Ibyo ni byo biriho muri iki gihe cya none. Ibyo byaha biboneka ndetse no mu bavuga ko ari ubwoko bw'Imana, ariko bikurikira akamenyero k'ab'isi maze bagafatanya ku byaha byabo. Ababuranira abandi, abanyabukorikori, abanyabikuyu, abacuruzi ndetse n'abapasitori hejuru ku ruhimbi bararangurura bati amahoro n'umutekano, mugiye kurimbuka kugiye kubibasira. Uko byagendekeye Abisirayeli Yesu Kristo avukira mu isi ntibabimenye, niko bizagendekera twebwe abo muri iyi minsi ya nyuma dutegereje kugaruka kwa Kristo. Ababuranira abandi, abavoka, abanyabukorikori, abatekinisiye, abanyabikuyu, cyangwa aborozi cyangwa se abatunzi bafite amafamu, abacuruzi ndetse n'abapasitori hejuru ku ruhimbi bararangurura bati amahoro n'umutekano, bagahumuriza abantu, bakababwira amagambo rwose adakora kabaka imitima y'abantu. Mugiye kurimbuka kugiye kubibasira, mugiye kurimbuka kugiye kubibasira. Bari abatambyi twabonye uko byari bimeze muri kiriya gihe bitegura Yesu Kristo, bari bafite imirimo bakora, bari bafite ibintu bakora mu rusengero. Abizera bazagamo bari bafite uburyo baza mu rusengero baje kumva ibihavugirwa, bagasomerwa ibihamya bitandukanye byo mu bitabo by'abahanuzi. Ariko Yesu yaravutse ntibabimenya. Kuri paji 584 neretswe ko hano na hariya ko benshi badakiranuka kuri iyo ngingo. Imico yabo igaragarira mu nyifato yabo, uko bifata mu mirimo yabo, berekana kudakiranuka kwabo, uburiganya bwabo, ubunebwe bwabo, mu kuntu bitwararika kuri bagenzi babo. Abandimwe, abantu babaye abariganya, bagerageza kwibwira ko abantu batabibona, ariko barabibona. Imana y'isoma mu mitima irabibona cyane. Berekana kudakiranuka kwabo, uburiganya bwabo, ubunebwe bwabo, mu kuntu bitwararika kuri bagenzi babo. Ntabwo babona ko ahazaza habo, ubugingo buhoraho bwabo, ko buterwa n'uburyo bitwaye mu mirimo yo mu by'ubugingo, kandi ko gukiranuka guhamye ko ari ingenzi cyane mu kurema imico itagira inenge. Kutagira ikinyabupfura biragenda bikorwa muri twe mu nzego zose, kandi niyo mpamvu yo kuboneka k'ubuzuyaze bw'umugabane munini wavuga ko bizera ukuri. Abandimwe, abantu bari kuvugwa ahantu twakomeje gusoma bose ntabwo ari abapagani, ntabwo ari abantu batajya mu nsengero. Ni abantu baboneka mu rusengero kandi biteguye, bategereje kugaruka kwa Kristo. Nta bumwe bafitanye na Kristo kandi barishuka bo ubwabo. Naremerejwe no kubona bivugwa ko hariho kubura kudakiranuka guteye amarira mu bakomeza isabato. Amagambo arababaje cyane, amagambo arababaje. Kuri paji 587 ngo Kristo yaravuze ati murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo harimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Yohana 5:39. Bibiliya ni umuyobozi utabeshya. Idusaba ku ruhande rwacu kwera gushyitse mu ntekerezo zacu, mu magambo yacu no mu bikorwa byacu. Ngo Bibiliya ni umuyobozi utabeshya. Idusaba ku ruhande rwacu kwera gushyitse mu ntekerezo zacu, mu magambo yacu no mu bikorwa byacu. Abantu bahindutse kandi batagira ikizinga nibo bazabasha guhagarara imbere y'Imana ikiranuka kandi yera. Dusoze tugane ku musozo tureba amagambo ari muri
mu gitabo abahanuzi n'abami, igitabo cy'abahanuzi n'abami kuri paji ya 379 haravuga ngo abahanuzi bahishuriwe ibyo bintu bikomeye bifuje cyane kumenya ubusobanuro bwabyo bwuzuye. Bahanuye iby'ako gakiza barondora babishimikiriye, barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwa n'umwuka wa Kristo bari muri bo, kandi bahishurirwa yuko batabyerekewe ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza, babibwijwe n'umwuka wera woherejwe ava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigira amatsiko bashaka kubirunguruka. Mbega uburyo ko ibyo bigiye kuzabaho byasobanuwe ari uko agaciro gakomeye, kandi bikaba biteye amatsiko kuri twe abahagaze ku nkengero yo gusohora kwabyo. Uhereye igihe ababyeyi bacu ba mbere bateraga intambwe basohoka muri Edeni, ibyo bigiye kuzabaho n'ibyo abana b'Imana bagiye bahanga amaso bakabitegereza, bakabyifuza cyane, kandi basenga bifuza kuzabibona. Bagenzi, dufatanyije urugendo, turacyari hagati mu mwijima no kuvurungana no guhorera kw'ibikorerwa muri iyi si, ariko vuba bidatinze umukiza wacu agiye kuza. Aya magambo tumaze kumva agaragaza uburyo abantu bategereje kubona Mesiya babaho babyiteguye guhera kuri Adamu, bagenda basinzira babitegereje. Abavuka barakagenda basinzira, ariko igihe cyo kuza kwa Mesiya kigeze, abari bariho muri icyo gihe umubare munini cyane ntibamusobanukirwa, ntibamumenye. Mbese twebwe tubivuga cyane, duhora tubivuga nk'uko n'abatambyi bahora bavuga ko Yesu azavuka, Mesiya azaza. Twebwe duhora tuvuga ko Yesu agiye kugaruka, tubiririmba mu ndirimbo, tubivuga iteka ryose. Niba hari itorero rivuga ko Yesu agiye kugaruka n'itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, kandi niba hari abantu basobanuye uburyo Yesu Mesiya azaza ni Abayuda, ariko aje ntibamumenye. Mbese twebwe duhagaze dute? Reka dusome aya magambo asoza. Bagenzi, dufatanyije urugendo, turacyari hagati mu mwijima no kuvurungana no guhorera kw'ibikorerwa kuri iyi si, ariko vuba bidatinze umukiza wacu agiye kuza, atuzaniye gucungurwa n'ikiruhuko. Kubwo kwizera ni muri cyo duhanga amaso isi izaba yahawe umugisha nk'uko yagaragajwe n'ukuboko kw'Imana. Duhanga amaso isi izaba yahawe umugisha, duhanga amaso ibyo twasezeranijwe. Ubu uwapfiriye ibyaha by'abari mu isi ari gukingurira abamwizera bose amarembo ya paradizo. Vuba bidatinze urugamba ruzaba rurangiye, kandi intsinzi izaba igezweho. Vuba bidatinze tuzabona uwo ibyiringiro byacu by'ubugingo buhoraho bishingiyeho, kandi nitugera imbere ye, ibigeragezo n'imibabaro byo muri ubu buzima bizaba ubusa. Ibi bya kera ntibizibukwa, kandi ntibizatekerezwa. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda. Ariko Isirayeli azakirishwa n'Uwiteka agakiza gahoraho. Ntimuzakorwa n'isoni, ntimuzamwara iteka ryose. Yesaya 65:17, Abaheburayo 10:35-37, na Yesaya 45:14. Mwubure amaso, kandi ibyiringiro byanyu bikomeze byiyongere. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana, tugushimiye kubera impuguro uduhaye. Tweretse ibyabaye uburyo Abayuda bari biteguye Mesiya, ariko yaza ntibamumenye, kandi amateka azisubira. Ibyabaye bizongera kuba, niko twabibonye mu gitabo cy'Umubwiriza. Uyu munsi ubwoko bwa Isirayeli mu bya mwuka, uyu munsi Abadivantisite rero bagereranywa na Isirayeli muri iki gihe. Twabwiwe byinshi mu kuza kwa Yesu, ndetse tubwirwa kwitegura mu buryo bukomeye, ariko si koko turiteguye Mwami Imana.
ibintu tubashisha kugira kwitegura gushyitse. Simiyoni yagize uko kwitegura, yagendanaga nawe iminsi yose, umwuka wawe wari muri we. Hana umwuka we wari muri we, Zakariya umwuka we wari muri we, Elizabeth umwuka we wari muri we, maze Yesu avutse baramumenya. Umwuka we arabahishura rwose ko ari umucunguzi wabo. Abatambyi, abantu batandukanye mu nshingano z'itorero ntibamusobanukiwe. Turakunyuze kugira ngo duhe kuba mu mubare bazasobanukirwa n'ibihe bikomeye n'ibimenyetso bikomeye byo kuza kwawe, maze tukwitegure, maze ubuza bugarutse tuzakorwe n'isoni ahubwo tuzagusanganira. Tubisabye twizeye mu izina ry'Uducunga Yesu Kristo, amen.